byerekeye uburenganzira bw'abaguzi. By'ukuri abaguzi nabo ni abaturage kandi abaturage bari mu nshingano zanyu muri kugira ngo buri wese n'umuturage yaba ari umuguzi kandi tuba twizeye neza ko iyo yageze ku bagitifu b'imirenge uko byagenda kose abaturage message nayo bageraho. Ishami rishinzwe kurengera abafatabuguzi uyu munsi nibo twibandaho cyane ariko ntabwo ari ubonyine turengera kuko turengera impande zombi, turengera abafatabuguzi ndetse tukanarengera abatanga serivisi. Inshingano ya mbere rura ifite niyo gushyiraho amabwiriza muri izo serivisi nababwiye tugenzura, ndetse abo ngabo tugenzura tubaha ibyemezo n'uburenganzira cyangwa se impushya zo gukora. Ntabwo uyu munsi kuko ubishaka kandi ubikunze ushobora kubyuka ukaba ufite amafaranga yo kugura imodoka zawe ngo uzigure tuzishyira mu muhanda muri transport udafite icyangombwa cy'ukwemerera gukora. Ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Genzura ko iyo mirimo ikorwa cyangwa se izo serivisi zitangwa mu buryo buhoraho bidahagaze. Dufite inshingano yo guteza imbere ikwirakwizwa rya serivisi zigenzura izi ngizi nahoze mbabwira kugira ngo turebe ko zigera ku bafatabuguzi hose ndetse n'abandi bafite ubushobozi bukeya. Dufite izindi nshingano yo guteza imbere no kongera ubumenyi rusange, aribyo nk'ibingibi dukora ubukangurambaga, tukajya mu makaritsiye hasi tukababwira ibijyanye n'inshingano za rura, ububasha bwa rura, uburenganzira, ndetse tukanabigisha cyangwa se tukabakangurira kumenya uburenganzira bwabo nk'abafatabuguzi. Aricyo twifuje gukora uyu munsi tuganira namwe nk'abayobozi kuko tuzi neza ko mubonana n'abo baturage cyangwa se n'abo bafatabuguzi umunsi ku wundi, byaborohera cyane guhura nabo kuko twebwe byatworohera. Niyo mpamvu twifuje kuganira namwe tubabwira nk'uko namwe tuzi neza ko muri abo bafatabuguzi, tubabwira uburenganzira bw'umufatabuguzi kugira ngo mudufashe kubamenyesha.